Murakaza neza kuri Okata Wellness Solutions Company yiteguye guhindura inzozi zawe impamo. Iyi ni company yatangiye muri uyu mwaka wa 2024 kandi itangizwa n'Abanyafrika. Dufite intego yo gufasha aba distributor bose dukorana nabo kugera ku nzozi zabo binyuze muri product z'indashyikirwa ndetse na business imeze neza. Intego yacu ni ukuba twibanda ku bantu bose dukorana nabo. Company yemejwe mu bihugu byo ikoreramo byose, haba muri Uganda, muri Kenya, muri Tanzania ndetse na Congo no mu Rwanda, hose aho dushaka kugeza product zacu. Product zo dufite zikorwa n'uruganda rukomeye rwo muri Amerika rumaze imyaka irenga 25 rukora izi product, kandi zikaba zicuruzwa mu bihugu birenga 150. Kugira ngo izi product zicuruzwa mu bihugu birenga 150 nuko ziba zemejwe ku rwego rw'isi. Zemejwe na US Food and Drug Authority, zemejwe na Good Manufacturing Practices, zemejwe na NDA, Koshia hamwe na Harari. Izi products zibasha kugitembera mu bihugu byose, byaba ibihugu by'Abakristo, byaba ibihugu by'Abasilamu cyangwa ibihugu by'Abayuda. Product dufite zose ni product zikorwa mu bimera, ariko kandi science igaragaza ko zifite umumaro ukomeye nk'uko bizivugwaho. Product ya mbere yitwa Trimton, product ishinzwe kugabanya umubyibuho. Hakozwe ubushakashatsi ku bitaro bikuru bya Mulago Hospital, basanga abantu benshi mu bibazo bafite, benshi bashaka kugabanya umubyibuho. Iyi ni product yo kubafasha. Ikindi dufite umwijima, igice cy'umwijima ni icy'ingenzi cyane ku mubiri, kuko ibindi bice by'umubiri byamo imbere wabasha kubihindura ukabigurana ugakuramo kimwe ugashyiramo ikindi, ariko umwijima ntujya uguranwa. Umwijima usabwa gusukurwa byibuze 2 mu mwaka. Iyi product rero niyo kugufasha gusukura umwijima ukagira umwijima muzima uzira umuze. Iyi product ni Andro T, ifitemo umusemburo bita testosterone. Ni product y'abagabo kubafasha kugira imbaraga zo gutera akabariro kandi ziramba. Indi product ni y'abadamu, ifasha umusatsi, ifasha uruhu rwabo kumera neza n'inzara zabo kumera neza. Abadamu batwite igihe batakaje calcium nyinshi kubera umwana batwite, iyi product ibafasha cyane ikabasubizamo icyo batakaje. Indi yitwa Lizavatol, ni product ifasha mu cyo bita anti-aging cyangwa se gusukura umubiri no gutuma uburemangingo budasaza mu buryo bwihuse. Indi ni Muscle Bone Care, product ifasha amagufa gukomera, igafasha inyama kumera neza ndetse n'amenyo gukomera. Indi product ni Super Focus, product nziza ku bwonko no gufasha abana bari mu mashuri kugira ngo bajye bibuka, ndetse n'abantu bakuru bakunze kwibagirwa. Ino product irabafasha kugira ngo bajye babasha kwibuka, ubwonko bukore neza. Colon Detox ni product isukura urura, igasukura amara, ndetse igafasha no kurinda ibibazo bya kanseri yo mu mara. Indi product ni Super Omega, ifasha umutima, ubwonko n'amaso. Igihe ibinure bikubanye byinshi ku buryo byakurwaza umutima, iyi product niyo igufasha kugenda ibigabanya. Aba ni abafatanyabikorwa bose baje gufatanya n'iyi company yacu kugira ngo niba ukoreye amafaranga muri iyi company kwishyure mu buryo bworoheje. Niba nawe hari icyo ugiye kugura muri company, ubikore mu buryo bworoheje. Ntago ukoresha cash, wakoresha bank iyo ariyo yose cyangwa se ugakoresha mobile money. Business rero ihagaze te? Nakubwiye ko kugira ngo ikintu cyitwe business hagomba kuba hari ibicuruzwa cyangwa hari service. Ibicuruzwa rero urabibonye ni izo products zishinzwe gufasha ubuzima bwawe kumera neza. Ariko ku muntu wifuje gutangira business, byagenda bite kugira ngo atere imbere cyangwa akorere amafaranga muri no company? Biterwa rero na package uhisemo gutangirana nayo, kubera yuko kugira ngo iba ari business nuko hari ibicuruzwa birimo iracuruza cyangwa service iri gucuruza. Nawe rero ugiye kuza ubumwe mu bakiriya ba company, kandi company kwandike nk'umwe mu ba distributor bayo. Ushobora gutangira nka starter independent business owner ku $140, aho company guha package
ya zimwe muri izo product nkweretse, kandi ukandikwa nk'umodistributor wa company, cyangwa ugatangiza amadolari 420, cyangwa ugatangiza amadolari 840, cyangwa ugatangiza amadolari 1400, ariyo twita premium independent business owner. Uburyo bwose wahitamo gutangira, company guha icyo bita back office cyangwa system izajya igenzura business yawe, uburyo business yawe iri gukura, inyungu zo company iri kuguha, product zaguzwe cyangwa se zagurishijwe, n'inyungu company yaguhayeho. Ikindi ugahabwa product zifite agaciro k'amafaranga watanze, ndetse na business kit igufasha gusobanukirwa business ndetse no kuyisobanurira abandi. Amahugurwa company ikomeza itanga ahoraho yose ukajya uyaherebwa ubuntu. Company gahita iguha inzira zigera muri 11 zo kwinjiza amafaranga. Inzira ya mbere ni inzira isanzwe yo kugurisha imwe muri izo product ukabona inyungu. Hari uburyo bwiza rero bwo kugurishamo bworoheje. Mu bisanzwe ufata product, ufata amafaranga ukajya kuri company ukagura product ku giciro cyoroheje, nawe ukayigurisha abagenzi bawe ukabona amafaranga. Hano company iravuga iti ubwo buryo bukoreshe niba ubukunze. Ariko hano kuri company hari abahanga bakomeye cyane bazi gukoresha technology, bafite ikoranabuhanga rya social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga, barimo barategura utuvideo dusobanura kuri buri product imwe ku yindi. Ufashe imwe muri iyo video ukayishyira nko kuri status yawe ya WhatsApp, hakagira umuntu ukunda iyo product cyangwa akabona yarayikeneye, hari link uzajya uba wahawe na company uzajya ushiraho kugira ngo uwo muntu nayikanda hiyo link ihita imutwara kuri website ya company, hanyuma rero akande kuri product ashaka, najya kwishura company imusabe kwishura akoresheje nka mobile money urugero, noneho company ifata iyo product yimushire aho yaba ari hose, wowe nta ruhare ubigizemo. Noneho company igahita ifata inyungu kuri ya product igahita yikoherereza muri system yawe. Ubwo n'uburyo bwa mbere bwo kugurisha. Ubundi buryo bwita direct referral bonus. Muri make wowe uje gufatanya na company nk'umodistributor. Hari bagenzi bawe nabo bifuza kuba ba distributor ngo bakore nk'uko nawe uri gukora. Mu gihe usangije amakuru bagenzi bawe ngo baze bafitikanye na company mu kwamaza zino product cyangwa se mu gukora, wowe nibwo urushaho kwinjiza amafaranga menshi. Kubera yuko nihagira umwe uza akaza nka starter, company irahita iguhemba amadolari 22. Impamvu yaguha nuko aje nka starter yishurira package. Ku nyungu rero y'iyo package company guherezaho amadolari 22. Atangiye nka deluxe company guha amadolari 66, yatangira nka superior company kaguhereza amadolari 130, yatangira nka premium company kaguha amadolari 220. Mu buryo bwose rero ntabwo company iri kugutuma ngo uzane abantu ngo baze bose batangire ngo kugira ngo winjize. Hari icyo twita unique binary advantage. Company iravuga ngo ushobora gukorana n'abantu babiri kandi ukubaka business irambye kandi business kwinjiza amafaranga menshi. Tuvuga urugero, utangiye gukorana n'uwo bita Celine. Celine atangiye nka deluxe company guhemba amadolari 66. Emma nawe atangira nka superior company guha amadolari 132. Ubwo nibwo buryo bwiza bwo gukoramo business, ugakorana na Emma na Celine wonyine. Bituvuga ko Celine ari ibumoso bwawe, Emma akaba ari iburyo bwawe. Nta bitandukanye nuko andi company yifuza gucuruza product nyinshi ariko ari kukuvunisha, wowe nta nyungu nyinshi uri murabona, kugira ngo uzane Emma, uzane Celine, uzane n'uwo muvukana n'abandi bose ukomeze kwinjiza abantu kugira ngo ukorere amafaranga. Company yacu iravuga ngo oya, turagira ngo habemo gufashanya muri ino business. Niba abantu barimo baragura barakwiyungaho ngo nabo aba distributor muri company mukorane, company iri kuvuga ngo ntukinjiza amafaranga wenyine, korana na Emma na umufashe. Niba hari abantu benshi wari ufite, uwa gatatu aze muri system yandikwe munsi ya Emma, na Emma bashe kubona ku mafaranga. Iyi niyo twita teamwork and support, ni ubufasha bwo gufashanya kugira ngo muri no business dutere imbere turi hamwe. Wabonye ko rero igihe ufite umuntu ibumoso bwawe Celine, company yaguhaye amadolari 66, n'iburyo bwawe Emma, company guhemba amadolari 66. Igihe cyose uzajya uba ufite umuntu ibumoso n'undi muntu iburyo, company irajya ibahuza ikongera amadolari 45. Uko rero
ku bantu babiri bifuje gukorana nawe, kampani imaze kuguhemba amadolari 177. Niko tuzahera ko dufashe Celine nawe akorere amadolari 177, dufashe na Emma nawe akorere amadolari 177. Kampani iravuga ngo abo bantu baje hasi ya Celine na bariya baje hasi ya Emma ntago ari we wabazanye. Iyo utazana Emma na Celine nabo ntago bari kuboneka. Niyo mpamvu kampani iragihuza abantu babiri ku muntu uri ibumoso n'undi uri iburyo bwawe, kampani ikaguha amadolari 45, ikongera gahuza n'undi uri ibumoso n'undi uri iburyo ikakongera amadolari 45, kubera yuko abo bantu baba binjiye muri business bakagura package bakaza gukorana nawe, kampani nawe ikaguhereza inyungu. Uko niko tuzajya dukomeza dufasha abantu bari muri team hasi bose kugira ngo bakorere amafaranga. None uko dufashije abo hasi bagakorera amafaranga, nawe uri hejuru niko kampani iragikomeza iguha umuntu wese uri ibumoso n'iburyo amadolari 45, 45, 45, 45 yose ari kuzi wawe. Uburyo batondetse hasi yawe nta kamaro. Amafaranga azajyaza igihe cyose hari umuntu ibumoso bwawe n'undi iburyo bwawe. Amadolari 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, nta herezo bigira. Uzajya ukomeza kwinjiza aya mafaranga igihe timu yawe iri gukomeza gukura. Reka tuvuge rero ko abantu wazanye batangije package ya Superior, urabona amadolari 132, no ku rundi ruhande ubona amadolari 132. Kampani nihuza ibumoso n'iburyo ubona amadolari 90. Ubu ubonye amadolari 358 ku bantu babiri gusa. Igihe abantu rero uzanye batangije package ya Premium, urajya ubona amadolari 220, 220, niba huza ubona amadolari 150, yose hamwe ku bantu babiri ube winjije amadolari 590. Ni wowe rero uzajya uhitamo uko ushaka gukora business yawe. Tuvuge ko abantu bafite agafaranga gakeya, bakinjira na package ntoya ya starter. Uruhande rumwe urajya ubona amadolari 22, ubone 22, kubahuza ubona amadolari 15, ku bantu babiri ubona amadolari 59. Harimo rero icyo twita upgrade bonus. Reka tuvuge ko abantu bawe batangije package ntoya. Celine yatangije iya starter na Emma atangiza iya starter. Celine ageze igihe abonye amafaranga, yinjira amafaranga, arashaka kongera package ye ngo ibe iya premium urugero, cyangwa se ibe iya deluxe. Company ihita yongera ikaguhereza ya madolari yagombaga kuguha igihe yari kuba yaratangije deluxe n'ubundi, ariyo madolari 66, ndetse na ya madolari yo kumakinga cyangwa se ya peya 45. Igihe rero abantu bari muri team yawe bashatse kongera package yabo ngibe nini cyangwa icyo twita upgrade, company n'ubundi irajya yongera guhereza inyungu zawe, ntago birajya bigarukira aho ngaho gusa. Dufitemo amapeti, ipeti rya mbere brass, bronze, silver, gold, ndetse ni peti rya nyuma ariyo platinum. Uko uzamuka mu mapeti ni kurushaho kwinjiza amafaranga, kuko ayo 5% ubona kuri brass ni amafaranga uba winjiza muri product ziri gucuruzwa muri team yawe yose. Company igafata inyungu igakuhaho 5% ku nyungu zo yabonye kuri izo products zose. Ni uko urushaho kuzamuka mu ipeti cyangwa mu grade, niko uzajya urushaho kwinjiza amafaranga. Amafaranga winjiza muri ino business bitewe no kuba warubatse team ukagera ku ipeti ni menshi cyane, kubera yuko igihe wazamutse ku ipeti ukagera kuri emerald, igihe cyose abantu winjije muri business bari gukora bakinjiza amafaranga bakagurisha na products za company iragiye ifata 5% ku nyungu z'abantu bari muri team yawe yose igiye yaguha. Waba Sapphire, inyungu zirajya ziyongera nk'uko ugenda ubibona nk'uko we uzamuka mu ntera. None icyo bita binary check match, abantu bo wizaniye muri business, utuvuge wazanye Emma arimo arakorera amafaranga wenda nka miliyoni 5 buri kwezi. Company igihe wabaye platinum iragifata 8% ku mafaranga Emma arimo arinjiza, iyakongere ku mafaranga uri kwinjiza, iragifata amafaranga ikongere. Ni ukuvuga ko amafaranga yo kwinjiza muri no business ni menshi.
hano hari amafaranga ntarengwa buri cyumweru na buri kwezi. Iyo watangije ya package ntoya ya starter, mu cyumweru ntago wakinjiza arenze amadolari 90, mu kwezi ubwo na amadolari 360. Iyo watangije package ya deluxe ntago wakinjiza arenze amadolari 290 mu cyumweru, ariyo madolari 2160 mu kwezi. Iyo watangije package ya superior ntago warenza amadolari 2160 buri kwezi. Noneho waba waratangije package ya premium ntago warenza amadolari 3600. Ariko kugira ngo urenze ayo mafaranga nuko uzamuka mu ntera ukagira grade. Nk'urugero ipeti rya grade rya brass urazamuka ukagera ku 6000 buri kwezi by'amadolari, bronze ukagera ku 9000 by'amadolari, silver 15000 by'amadolari, gold 18000 by'amadolari, platinum 24000 by'amadolari, emerald 39000 by'amadolari, sapphire 60000 by'amadolari, ruby 78000 by'amadolari, diamond 102 by'amadolari. Urabona n'amafaranga uburyo yiyongera, niko nawe ubufashije company gutera imbere cyangwa se gucuruza product nyinshi. Niyo mpamvu nayo iguhemba no mafaranga. Rero ku ipeti rya platinum niho ubuzima bwiza buhera, kubera yuko igihe ugeze ku ipeti rya platinum utangira ujya mu butembere bwa company yishuriye no mu mahugurwa ya kiyobozi ya company, kuko nka platinum company bikubara nk'umuyobozi mu bandi bayobozi bo muri company. Platinum ukiba platinum company izahita iguha 5000 by'amadolari ngo wongeranye ugura imodoka ushaka. Nuba emerald company guha 10000 by'amadolari wongeranye ugura imodoka ushaka. Nuba sapphire ikongera 15000. Nuba ruby ikongera 20000 by'amadolari. Nuba diamond company ikongera 22500. Hari ubuzima bwiza muri company. Uko ukoze pair ya gatanu cyangwa se kwa guhuza abantu ibumoso n'iburyo ku nshuro ya gatanu, buri nshuro ya gatanu yose company iragiguha icyo bita furaha points cyangwa amanota. Ayo manota company iragiguha, ayo manota barajya bayabyazamo ibi bintu bikurikira. Hariho ubutembere wowe na famille yawe, kurira indege itike yishyuwe na company, kurara muri hoteli zihenze byishyuwe na company, ndetse na assurance y'ubuzima bwawe binyuze muri izi point company iguhereza. Ndetse n'abantu bashaka gukora siporo bazikorera ahantu hahenze, ahantu hameze neza, company iragikwishyura nko muri hoteli wenda nka Serena cyangwa indi hoteli nka Marriott urugero, ukajya ukorerayo siporo zawe muri gym zayo byishyuwe na company kubera izo point zuba winjiza. Ikindi nuko buri nyuma y'imyaka 5 kuri izo point company irajya ireba point zutakoresheje zose izikuvunjiramo amafaranga, nuko iyaguhereze by'umwihariko arayo kugira ngo ugure inyubako, ugure inzu imeze neza, wenda yo kubamo n'umuryango wawe cyangwa se yo gukodesha abandi, aricyo twita villa award. Icyanyuma nuko ushobora kuba stockist wa company. Stockist ni umuntu company ihereza isoko ry'aya ma product yose, akaba ari wowe ujya uyagenzura mu gihugu cyangwa se mu karere runaka cyangwa mu gace utuyemo, kugira ngo company igizane izi package zose ari wowe uzigenzura. Umuntu wese ushatse kugura package ya starter azi wawe, ya deluxe azi wawe, ya superior azi wawe, ya premium azi wawe. Ubwo company kuri buri package izajya kwishura mu buryo bukurikira. Umuntu aguze ya starter ubona amadolari 5, umuntu aguze ya deluxe ubona 15, umuntu aguze ya superior ubona amadolari 30, umuntu aguze ya premium ubona amadolari 50. Uko barushaho kugura ari benshi niko ukomeza gutera imbere, aba ari amafaranga y'inyungu zawe. Ku bantu rero bashyashya batari babonaho business iteye mu buryo nk'ubu ngubu, nzi ko bamwe muri mwebwe mwakozeho business nk'ingi kandi mufite experience kandi mwiteguye kugurukana n'ino business mukabasha kuyikora. Hari amahugurwa ndetse n'ubufasha buhoraho bitegurwa na company ndetse n'abantu bakuzanye muri business kugira ngo ubashe kuba umuyobozi, business ibashe kuguteza imbere. Mwakoze gukurikirana rero iyi presentation. Intsinzi ikeneye abantu bakora bihuse. Fata umwanzuro utangire ino business kugira ngo tuyikore.